byari nk'imikorere myiza ugiye gukorana n'ikipe ukunda kandi na Skol nayo ni famille dusanzwe dukorana mu bitaramo byabanje navuga ko ni nka famille n'undi tujye kongera gukorana kwereka abantu arashigihe tuzagira mu ntara 3 cyo kurumva bizaba ari fresh kabisa. Hanyuma ariko iyo ureba Skol muri minsi cyane mirakorana n'abarapere ejo bundi hari igitaramo cya rap cyabaye n'abandi ni ibintu bisobanuye iki kuri mwe nk'amwe mu bantu mu muririmba rap? Navuga ko ni umuryango mwiza ugerageza ku mpande zose kuguma kurwana kuri hip hop ngira ngo urebye navuga ko ari society igerageza kutwitaho mu buryo bushoboka mu kudushakira akazi mu gihe wowe unabasha no kutugeramo ukamenya bari gukora fresh ntabwo ari bya bindi biba bisaba wenda kubu niba nta connection ifite utabasha kubona akazi nkeka ko abantu baba in touch nyine na music cyane ariko noneho na hip hop ko urabizi tugira abakunzi ikintu tuba tubura nuko ni ahantu ho kwerekanira kandi n'akazi kari kugenda neza iyo ubona umuraperi umwe afite akazi wenda muri contract undi agafite muri performance kandi muri society imwe umva ko ari ikintu cya danger kabisa kuri rap nkeka ko navuga ko bakomerezaho aho nyine bari kutugeza ni heza kabisa. Hanyuma hari abafana bari za Ngoma muzajya bari i Nyanza bari Rubavu bari Espoir ariko n'abafana bawe bashobora kuzaza ari baje kureba gusa abo bantu urabwira iki? Bazaze dushyigikirane urumva hari abafana football hari abakunzi ba Skol hari abakunzi ba Zortrap abakunzi ba Kenisol abakunzi ba Nitara ba Bisoso nkeka ko ako gace tubaye twakajemo buri muntu afite ikintu yazaje kureba kandi kikagenda neza zaba ari we match ziza gicuti zagenda ziba muri ubwo buce nkeka ko umuntu uzaza atazicwa n'irungu nyine azabona ibintu azaba yaje kureba tu. Hanyuma se no kuri avuga kuri karere yawe ku giti cyawe uri muri ateganyirizo cy'abakunzi ba ibintu byinshi urumva dufite Cave Music abasane gusohokamo ndakeka bari kurangira harimo agiye kuza album ya Cave harimo kuba twaronshinga Cave Studio Cave Record harimo kuba nanjye nasohora album umwaka uri kurangira mfite amakora menshi ari gusohoka navuga ko ku ruhande rw'umuziki nta gap irimo bisa. Ariko iyo ureba hanze y'u Rwanda n'ibindi ariko ubona ibikorwa sport cyane bayihuza na entertainment ukabona match zerekezwa n'imikino mu Rwanda ubibona gute ubona ku kihe kigero? Mu Rwanda nuko usanga ni n'abantu bamwe na bamwe babikora ntago ari bose ntago usanga buri kipe ifite abasani bakorana cyangwa usange buri society ifite abantu bakorana ariko nkeka ko ari yo ntambwe ibura kuba buri company yagira ko hari audience dutizanya nkuko tugiye gususurutsa abantu kandi ikindi haba kuri twe birakora abafana bacu urumva benshi ari n'abafana bacu bahita bafana iyo kipe natwara abakunzi b'amakipe bahita bakunda abahanzi navuga ko nyine ni nko gukorana ni nk'imikoranire hagati ariko n'ubundi mufite buri wese uruhande afashaho abandi kugira ngo akazi kagende neza. Twaje gushimira Skol twaje gushimira Rayon Sport yesanzwe ndi umufana wayo nagara amatsinda ariko ni ikipe ya famille yanjye rero nishimiye kuba ndi part y'iki gikorwa ndashimira namwe muri rusange ko muzatuba hafi byanga byakunda ibyishimo turabibonana kandi bizagenda neza cyane murakoze. Reka twumve Anita Pendo nawe. Murakoze ubu niyo wumvise Rayon Sport nta kindi kintu mva ni vibes ziri hejuru noneho kuba iri kumwe na Skol of course aho ngaho n'akarusho kubera yuko bategura neza products bafite kandi zimeze neza cyane ntabwo ndimo kwamamaza ndavuga ibintu biri kuri ground buri muntu wese azi munakonsuminga hanyuma kuba natwe duhari so music Skol Rayon Sport natwe ubwo murabizi ko twebwe aho twageze no gutwika pe haba hahiye nta bintu byo kuvuga ngo hari uburyo bugufi dufite umutoza wa mbere Lutfi dufite umutoza wa kabiri dufite n'umutoza wa gatatu uburyo abatoza baje ndibaza ko nari bije muri detail gusa uko niko structure ya coaching imeze tukagira n'umutoza w'abazamu umwe ubushize rero yenda ibyo nababwiye nuko byahindutse nyine byahindutse ko dufite umutoza Lutfi kandi umutoza wa mbere dufite umutoza wa kabiri Haruna Feruz
tukagira na rotifi wa kabiri nanone umutoza wa gatatu. So nuko byahindutse mu rwego rwo kubaka ekipe neza mu buryo buri tekiniko no mu buryo bwa nakwita reconciliation. Mbere hazaba harimo activation z'abaziri mu gihugu cyose kugira ngo Skol yegere abaturage gucelebratinga izi 2 weeks za Rayon Week baka kuri Rayon Day. So abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba Skol bitege ko mu migi yabo Skol izaba iri activatinga aho bashobora gutsindira ibihembo bitandukanye, yaba maba bazatsindira izo jersey nshya bari kuvuga za Rayon Sport, bazajya banatsindira n'amatiki ya Rayon Day. Noneho na online tuzafite activation ku buryo kuri page ya Skol na Rayon ushobora gutsindira ibihembo bitandukanye harimo na tike za Rayon Day. Murakoze. Nari murasanga mu bimeze ariko turabakunda kuko tudahari ntabwo twakwibashije. So urakoze cyane, nabashimiye ariko nagira ngo ngire icyo mbasaba n'abafatanyabikorwa, nagira ngo mudufashe kugira ngo Rayon Day izagende neza. Nibaza ko namwe nigenda neza bizabashimisha, so mushyireho akanyu, hari ibyo turimo gutegura uzabibona kugira ngo tubashe kugira ngo Rayon Day izabe ari iya mbere nk'uko bisanzwe, ariko bishyiriho n'akarusho, namwe muzabigiremo uruhare kugira ngo natwe mudushimishe nk'uko Rayon Day natwe tubaha. So just a few words. First of all, I would like to thank all of you to join this great conference. I would also like to thank President Tadej, Vice President, the artist that will perform during the Rion's Week and Rion's Day. Something that I said it is very important for us. We are impatient to be able to meet with the fan to celebrate the success. And we will be definitely side by side with Rayon Sport during the next season, and we wish them all the best. And if they can win a title this year, I think it will give some joy for obviously Skol, but all the fans of Rayon Sport. So all the best and best of